Umuvumbuzi w'ukuri, umusaza w'ukuri w'iki kinyejana, iki kinyagihumbi, wavumbuye politike nziza kandi yihuse, yihutana ubumwe bw'abantu, amajyambere n'iterambere muri demokarasi nziza kandi yihuse, biherekezwe n'umurindi w'Uwiteka. Bityo rero mukomere mwese ku isi yose mu bumwe. Ubutabazi bwihutirwa. Bityo rero Uwiteka n'umuhungu we w'ikinege bazatabare mu butabazi bwihutirwa ikiremwamuntu. Arakora, niwe murengezi wenyine. Yesu arakora nyuma y'ibindi byose. Iyo byakoze, ibyashoboye n'ibyananiwe byose, ibishobotse n'ibidashobotse, arakora agatabara abarushe n'abaremerewe. Uwo ni Yesu. Bityo rero mukomere ku isi yose, mukomere cyane. Azatabara aho rukomeye. Murabizi ni umudatenguha. Mukomere bene data b'abakirisitu n'abatari abakirisitu, ikiremwa muntu aho kiva kikagera, n'uburenganzira bwacyo n'ubuzima gatozi bwacyo. Bityo rero murambe, turambane mu bidukikije byose.